Hari nk'igihe nk'umuntu aguhamagara kuri telefone kandi wari usanzwe urimo uravugana n'undi muntu kuri telefone, hanyuma ntuze kubibona bitewe n'uko utemeje zino kode. Izi kode zigufasha kuba wabona umuntu uri guhamagara kandi usanzwe uri kuri iyi telefone. Ibi ngibi biba byagufasha kuba wakitaba telefone z'abantu bagukeneye cyane kandi wari usanzwe uri kuri telefone. Kuko hari igihe abantu bashaka kugira ngo twakubuze kuko wari uri kuri telefone, umurongo wari uhuze, gusa nka gutya iyo ushyizemo izi kode iyo umuntu aguhamagaye wowe uhita ubibona kandi bikoroheye cyane. Izi kode zikora kuri MTN, Airtel ndetse n'izindi serivisi zose waba ukoresha za network. Ikintu urakora wowe urakanda akanyenyeri 4 urwego hanyuma uhamagare. Ahangaha ngo MMI code started bihita biba hanyuma waiting service was enabled. Ikora waiting ni kisobanuye nyine ko umuntu yaguhamagara hanyuma bagahita babikwereka kandi usanzwe uri kuri telefone. Hanyuma iyo ushaka kubikuramo noneho ntabwo wakanda akanyenyeri 4 urwego, ahubwo ukanda urwego 4 urwego nanone hanyuma ugahamagara. None iyi MMI code started, hanyuma uraza gutegereza paka birangiye, ntabwo bita birangira. Hanyuma service has been disabled, uvuga ngo serivisi yahagaritswe, ibita bivamo. Hanyuma washaka kongera ukayisubizamo ni akanyenyeri 4 urwego ugahamagara. Wongera utegerezeho gatoya iminota ni amasegonda ariko akenshi utegerezeho bagahita bikwereka. Ahangaha nta kintu wakora. Hanyuma service was enabled byakunze none byasubiyemo. Hanyuma ushaka kumenya nk'ikindi kintu wenda runaka n'ukuntu iyi serivisi itagenewe cyane cyane nko guhamagara, hari n'ikindi genewe. Ushaka kureba status zose zijyanye n'ibyo ngibyo kanda akanyenyeri urwego 4 urwego nanone hanyuma ugahamagara. None turategereza, byose bisaba kwihangana ugategereza, nta mwanya munini, byose by'ingenzi bifata akanya gato kugira ngo birangire. Kugira ngo urabona ko atari umwanya munini. Ngo waiting service was enabled for voice. Serivisi igenewe kuba mu majwi, umuntu araguhamagaye hanyuma isi bikwereka ijwi nyine rigiye kuza. Niba ukeneye ko hari ikindi kintu tugukorera, twandikire muri comment. Nge ndi iFabrics, turajya tugufasha. Dukora yaba ibyegeranyo turabikora, haba ibingibi y'amashusho yose turayakora. Byose wowe wifuza ko twagukorera ko byagufasha mu bijyanye n'ubwenge turahari. Mwakoze.